n'abanyarwanda bose bari ahangaha babyumve, uruwo hejuru kandi Imana izakurindire gusa amagara, ukiranuka imbere y'Imana yawe. Impano ufite si umwana w'umuntu wayiguhaye, nta hantu bagiye bayigucomekamo, ni data wayiguhaye. Hari ukuntu ducira abantu iteka b'abashumba ngo muraririmba sekira, ni grace Imana yabahaye. So ubwiza bw'Imana bukubeho, ni nawe umuhanzi wa mbere mu Rwanda, uzaba n'umuhanzi wa mbere ku isi muri East Africa. Reka n'aba ba Diamond bano uri gukorana nabo n'abana imbere yawe, ubonye ubuntu bukuriho, Imana igushize hejuru. Bibiliya avuga ati ngo ufite uwo mwana afite ubugingo, kandi uwo mwana uramufite, byakire. Uri kuri mute. Ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Mutapinga screen bari kugira kubone to. Ndagira ngo wowe nta kibazo ujye uvugira mu mwuka, ngiye mvugira mu mubiri. Urumva nubwo abantu benshi ibyo bintu batabyumva, ibyo bintu uvuze nanjye nabiririmbye mu ndirimbo, muze kugenda muyumve, yitwa Nzaguha Umugisha. Ntabwo uretse gato uravuze ngo pastor gukoresha ari gufata lyrics zakabereza kubwira. Oya we abivuze mu buryo nyine bw'umwuka bw'umwuka. Jye indirimbo z'Imana mu buryo bwanjye nyine, nanjye mu buryo bw'umubiri melody niko birumvikana, mu buryo nsoborwamo nyine, mu buryo nahawe. Yo Ushaka wahawe kandi n'Imana. Godfather reka tumaze tukaranga kumva ubuhanuzi. Uyu mugabo bita Bruce Melody mushaka ko mutamusobanukiwe, ariko ushaka kumusobanukirwa zinje mu kirere cy'umwuka, nibwo azamenya impamvu aririmba kuriya. Ariko natwe twagerageje kumwegera n'abandi batiste, natwe twagerageje kwita muri we. Melody n'ukuri ndakurikirana utuntu tumwe ukuntu uciye mugufi. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza umuntu uri high level. Uretse amaji, ariko se amaji waburetse gato ya mani Ase nkarangiza abantu. Iyo reka mbabwire, iyo twemeranye, iyo ibintu bihari ukemera mugenzi wawe, ejo nawe niwe bazemera. Twemere ko ari mu gihe cyiwe Imana yamuhaye kandi agiye kugikoresha neza kabisa, kuko nk'ubundi ariko nibyo pastor, kuko na mbere y'ibi ngibi higeze kuba umuntu bitaga Mwemere, yakinaga muri APR. Reka ndangize ijambo nk'uko ntarawuvamo. So nibyo navugaga Melody, muzabanze mu musobanukirwe before ko mumurwanya, before ko mumucira witeka, before ko mukora ibiki byose. Don't judge book with the cover, enter for the grace aho Imana yashatse. Uyu mugabo afite icyubahiro cy'Imana yamushizeho mu byo akora byose, kandi impano Imana yamuhaye ni ukugira ngo ifashe abanyarwanda, ifashe isi yose. Bruce Melody ntabwo ari local, international. Niwe muhanzi wa mbere wakoranye na international n'umuhanzi muri Amerika uri mu rwego hejuru. So bivuga ngo kandi yifuza ko n'abandi bari hasi bazamuka bajya ku rwego nk'urwo ariho. So na Yesu nuko nguko yagiye adushaka. Ndi gusobanura ukuntu bimeze. Yagendaga agasanga batoya akagenda bazamura, uko nabo bazamutse nawe ajya ku rundi rwego. So Melody, ndero ndakwifuriza, ndumva ijwi ry'Uwiteka rivugana nanjye ngo akira indi minsi yo kubaho no guhimba ibintu bishya bizakundwa n'isi yose. Uzaririmba mu Gifaransa, uzaririmba mu Kilatino, uzaririmba mu Cyongereza, uzaririmba mu Kineerlandais, uzaririmba mu kirimi cyose. Ahubwo babe bagufata neza abantu bari muri industry now, kuko bajya babonana nawe bishyuye. Oya nzababarira ko ntago bazaba bari bazi ibyo bakoze. So kubera ko ubwiza bw'Imana, uyu mujyi wa Kigali ugiye kubaka televiziyo yitwa Melody TV, ugiye gushiraho amamodoka yitwa Melody Transport. Hari ibintu byinshi ugiye gukora bizaba bifitiye agaciro the world, isi. Kandi ndashigikiye amavuta kuriho, ukomeze uce bugufi. Yohana 4:4 haravuga ngo uri muri twe araruta bari mu isi. So
uri muri wowe araruta. Amplifier Bible said ngo greater is in you than who's in the world. Ngo we are more than antichrist. Abantu bose baba antichrist, they will never overcome you. Ijambo ry'Imana rivuga ati ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, ngo kandi rwanditseho ngo abanjye ndabazi. So urazwi n'Imana mu bikorwa ukora, kandi mu by'ukuri ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ishigikire indirimbo zawe, Imana ishigikire ibihangano byawe, Imana ishigikire aho ujya hose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kugira ngo legacy yawe izabe hejuru mu buryo budasanzwe. Ayo niyo magambo nari mfite, kandi ukomere ujye hejuru. Ngewe ndashaka kugufollowinga, umfollowinge, njyewe nzakubwira ibindi bitarahangaha. Imana ibahe umugisha cyane. Murakoze cyane pastor, thank you. Herode, aho bigeze nanjye mpanurira. Nabonetse gato mbanze babwire. Iyo nyitegereje Hari ibintu bibiri. nzapfa nzakira. Reka babwire Godfather, njye reka mbabwire uko mba mbibona. Hari ibintu bibiri. uzapfa kabisa ndi magwana. Ndapfa uhagaze uranyica sunyicika kigahambirwe. Ushobora kuba waritswenamo n'amavubi cyangwa n'amagini, urumva? Ukaba udashobora kwakira umwami n'umukiza. Ushobora no kuba uri umunyangeso mbi. Turakumva Melody, umuriro uragiye nuko bigenda. Muragiye wabo disi. Mwuka wera garuka, mwuka wera mugarure. Bruce Melody agomba kutubwira ukuntu yakira ijambo ry'Imana. Haraje. God, urareba sibyo? Abantu Hanurira Majid Black ngire cyo Nazajya bari kutubwira shambo je muhesha amani mu mureka twumve. Dine ibisigaye nabyo tuze kubijyamo. Hanyuma kuri amaji. yego. Ikindi amina n'ijambo naryo ry'igiheburayo rivuga ngo bibe bityo. Njyewe nakiriye ubuhanuzi bwa pasiteri. Nanjye narabwakiriye rega Melody kabisa. Ariko numvise warakiriye nka bumwe ubundi bukakunyura mu myanya y'intoki, wagira ngo babuguhaye mu mavuta. Oya bumwe barabumaye. Ubundi buza nyine kwikisa. Oya we byemera ubyakire bizaba. Ikindi erega Imana iri mu mpande zose busha. No mu bintu byo kugerageza tu no kubikorera. None se amaji ibyo bintu koko njyewe nabwiye amaji ngo Imana ifashije kabisa. Uretse gato yambanze nabwiye amaji ngo nzakora ibyo nibuka nibyo ntibuka. Ariko mu bintu namubwiye ntago nari nzi ko bizaba ndyamye nyine ngo nzabyuka ngo nsange. yego. Nanjye hari ibyo nagombaga gukoramo. Imana ifashije big man. Bivuze ko wihanuriye. Si byo se? Ariko ntago inyoni hanura ibuye. Yego. Rero uyu muntu ntago ari utuntu avumbuye, njye nari mbizi. Sura Bruce Melody ibyo nkoreye Imana ngirije ubutumwa bw'Imana imyaka 14, 14 years. Ubwo uzi icyo gihe yabimbwiriye. Amaji. Basi ndacecetse. Hari ibintu abantu dukeneye kumenya ko Imana ifite ubushobozi. Iyo tuvuze ngo umuntu Imana yaramutoranyije, ntago tuba turi gukina. Ntago mpari kugira nze mvuge muri industry yanjye yo kuba pastor, sinshobora kuza kubwira Bruce Melody iby'Imana itambwiye. Neve pas. Gusa ababyemera babyemere, abatabyumva babyumve, bareke no kugukompeta n'abandi, kuko hari isezerano Imana igufiteho. Wa munsi wari uhari, hari icyo Imana yagombaga gukora, kandi kizasohora kubw'izina rya Yesu, kandi kiri no gusohora kameme. Nabonye indirimbo yitwa ngo nimba ari pompi. Nanjye naricaye ndayumva ndi pasiteri. Bivuga ngo urebye image zayo, urebye image, urebye uko ikora, urebye uburyo bihagaze, bivuga ngo Imana igukoresha ibindi biruta ibyo. Murakoze cyane Pastor Amina. N'ibyo ngibyo ngewe kabisa nagufollowinze, I will talk more. Amen. Let me follow you back. Naho ubundi rero ubwo wenda uri bwota amasimbi, ariko si n'ubwa mbere duhuriye aha twigeze kuba wara following the Bruce Melody imbere wa netse nibwo kimumenye.
Bushido. kumenya ari bwo ukikoresha ikoranabuhanga nicyo kibazo nyine nicyo Oya, pasiteri ni umukozi w'Imana. uzi imyaka man uzi imyaka ibi bintu biba bimaze Pasiteri tunganya kariyeri urebye. Ni Nanjye maze tunganya imyaka- kariyeri cyakora pastor tunganya kariyeri kabisa tumaze imyaka myinshi nanjye nka 10 nishobora kuba igiye kugera kabisa, ariko hari ukuntu ukora ibikorwa by'indashyikirwa ukiri muto, simvuga ibyo ngo banyotereho ngo bagire ngo ndi mukuru. Ahubwo nakoze ibikorwa abanzi badakeka nkiri mutoya, ndi gushaka uburyo nagufollowinga byancanze. Okay, urakanda ku ifoto yanjye. Aka please kariho. Njyewe nta kintu gishyashya numvishemo. Nari mbizi. Ariko amaji njyewe urumva ntabwo nabikoze nabirangije. Amaji ngenda nizera buriya. Nanjye ndabizi. Hari umupasiteri wundi wigeze kumanurira ibintu byose byambayeho. Ubu ngiye kumena amabanga yanjye n'Imana, n'ubundi yari kuyavugira ku Kabusunzu ntiyabikora. Reka nyifashe kwamamaza ubutumwa. yamene n'ubundi Mana mena. Kuko irya mbere ryo wari warimeneye kandi niko biri kugenda. Ase nk'ubwo busha usanze mu bintu Imana yambwiye nawe urimo. Ukaba uri kumbwira ngo nyamene. Uziko Melody yashakaga ko kumpita nk'umushito atavuga ati ngiye kuzamugendera kure wamubwiye vuba direct Urumva hari umuntu wigeze kuza ansanga kuri Unlimited, ngiye kubona wa Jado twavugaga. Jado ko w'ibyumba. Jado w'igicumbi sha. Igicumbi sha. Yajyaga azana akantu k'agashera tukakanyinyira. Ibyo ndakubujije. Yego nasi ibyumba se nitu Ni ibyumba nyine twakomeje. Hari ibyumba by'ibyumba twagiye tubyimba. kugeza ku mubyimba pe Wari urimo kumbwira ngo si ubwa mbere duhuriye hano kuri social media. Bisobanuye ko isi ya none understandinga, uri kubona uko social media imeze. Njyewe ndimo kwihugura cyane ku bintu bijyanye na artificial intelligence. njyo niga AI. Nanjye ntabwo nyiga ndihugura nyine ndabicokoza. nese pastor wiga AI mu buryo bw'ubupasiteri niga mu mashuri asanzwe. Okay, reka musobanure. ugiye kuzaza utubwira Yesu noneho wari Yesu w'uruhija pe Umva. Okay. Guhera mu buhija hasi. Bushido indi. Bushiri. Umaye akayeke keza. Busha rindira. Bushido wakubije. Usanzwe mu mashuri asanzwe nize procurement and logistics, sibyo? Yes. Niga masters amashuri asanzwe muri project and management. Yes pastor. Niga theology imyaka 3. Niga w'ibiri ya masters. Uyu munsi ndi kwiga ahantu ku University yitwa Scholar, ndi kwiga AI and technology. Ere mu bubiri byano bita Bruges. Bruges ubwo iri muri East. Okay. Nibyo niga. Impamvu niga ibyo bintu ndi umupasteur no kugira ngo ntabwo ngomba kuba pasteur byonyine bihagije. Oya pasteur, reka ngukoresheje ijambo ryo gukoresha, reka nkunganire. No kugira ngo utaziba. Kugira ntaziba abantu. Kugira ngo ufite ibyo ukora noneho nukorera Imana ukorere yonyine. Nikorera neza. Cyakora kabisa. Kugira ntazatukisha izina by'Uwiteka. Cyakora kabisa. Aho ngaho ni semyongo. Nkaba nkora akazi, urabyumva Bushari, nkaba nkora akazi ahantu bita kuri airport ya Ostend. Nkaba nkora akazi muri IT system ya Camera Digitals. So narangije kukubwira. Nkurikije ibintu pasteur avuze yize Bushari. Pasteur ariko yana kumanaging. Mu yandi magambo sinibyo gusa. Sinibyo gusa n'urusengero yarufata akarushira hamwe. Mu yandi magambo ntabwo ubwenge bw'isi busanzwe iyo bugeze mu rusengero buhinduka butagira umumaro nyine. No mu rusengero bakeneye ubwenge. Mumfatiranye naringeze ahantu nta muntu byeyi inkuru murava hano nyirangije.
oya tubwire ariko narindi kubwira pastor ko atari ubwa mbere duhuriye hano bisobanuye ko yandastandinga anabona neza nyine ukuntu ibintu biri kugenda ukuntu ibintu biri guhinduka mari iminsi inshoko za AI na generatinze umupasteri urumva hari umuntu uri gusetsa umuntu ahise amamagara na generatinze umupasteri nakoze mu izina ryo muri Zimbabwe urumva ariko muhana background ye byose narabikoze ndamukora ndamubona araba aranabwiriza umushatse nako uploading icyigisho cya mbere urumva nk'ukuntu umuntu generating iki indirimbo bya bindi mujya mubona birumvikana n'utuntu turi simple nyine birashoboka umuntu yabikora umuntu wese ufite umwanya akicara akaba afite internet na wabirwanamo ukabiri noneho mujye mundebera ukuntu kuba washiritse ubute kabisa mujye mundebera ukuntu shitani nta kintu nkorana nawe ndabizi ko yaba buri bushari ashobora kuba yarageneratinze ikindi kintu kidafite aho gihuriye n'agakiza oya ariko shitani nawe Melody nuko wakuze ukamenya ubwenge ariko nako urumva wakuze ukamenya ubwenge nuko ndabikora maze kubikora numva ngize akantu k'ubwoba ubundi Bibiliya yari yanditse ari yonyine wenda hashobora kuza umuntu utayumva neza akayigusobanurira nabi nawe ugatwara ibyo akaba aribyo ugenderaho ubwo nibwo buyobe twabiri dufite bwonyine uyu munsi se ko nshobora kugeneratinga ubutumwa nkavuga ko ari n'Imana yabuvuze urabona ni ikibazo cyenda kumera nk'icyo bajya babaza abahanzi ariko ngiye nsubiza ko atari byo urabona agakiza katari mu kangaratete ko gushobora kubura abakristo bakomeza gusenga nk'uko gusenga byahozeho subiramo tena gatoya urabona ibyo urumva niba nshobora gukora umungiye w'umupasteri wanjye nkamugira umunye South Africa cyangwa nkamugira umunye Haiti akajya kubwiriza uko mbishaka akajya akora ibintu ntekereje sinzi niba nabibonye na wa muntu wa hano hirya muri Ghana urabona ibi bintu bitagiye urumva internet abantu bagiye kwifashisha mu guscaminga abantu neza bagaragaza ibyo batari bagaragaza ibyo bitari byo so niyo mpamvu Yesu yavuze ati ngo mu bihe bya nyuma biri kuza ngo muzarebe imbuto oya pastor imbuto reba ukuntu ziba zimeze pastor wanjye ngiyewe ushobora gucreatinga scene ahantu agakora ibitangaza none uzi ikiza cya AI uyikoresha ibitangaza ni video yanagusengera rega AI yanagusengera imbuto uzi ko urwo rusengero rushinga ukavuga ko rukorera muri Zambia abanyarwanda bari mu Rwanda bakarukurikirana ko na internet of course ukabereka ko wakoze ibitangaza ubu izi scam noneho niziza ari nyinshi ubu ngubu ngewe ntabwo kuri internet napfa kuhasengera ngo nizere ko ibyo ndi kubona byose ari byo ko niyo mpamvu dukeneye guhishurirwa cyane sibyo dukeneye guhishurirwa cyane no kurondora nk'imbaga iri hano yose mu gihe tutarahishurirwa bakeneye agatabe karaje blessings umuriro ugenda ugiye ntavuze kweri